Wari uzi ko ushobora kumara imyaka n'imyaniko ukubita hirya no hino wigisha umunywi w'inzoga kureka inzoga, ukamwigisha uburyo kureka inzoga bizamufasha gutera imbere, ukamubwira ukuntu kunywa inzoga ari icyaha, ukamera nk'uri guta inyuma ya Huye, nyamara umunsi umwe akarara anywa inzoga, and then bwacya mu gitondo hangover ikamukubita, agatangira we ubwe ku giti cye agasenga ati Mana nundokora iyi hangover ntabwo nzongera kunywa inzoga ukundi. By the way, nimba utaragera kuri icyo kigero, nimba utarakubitwa na hangover ngo ikugeze ku rwego rwo kwicuza kutazongera kunywa inzoga burundu, my friend, ntabwo uranywa inzoga. Nanone se wari uzi ko ziriya nshuro zose umara ujya mu bwiherero buriya biri mu bituma mu gitondo gikurikiye umunsi waraye unywa inzoga, biri mu bituma hangover zikumerera nabi? So mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku byiciro by'ubusinzi, tuganira ku macupa y'inzoga umuntu ashobora kunywa kugeza aho ayo macupa amukenesheje, amutesha inshuti, amutesha agaciro muri sosiyete, and then akanakwambura ikintu kiruta ibindi byose ufite mu buzima bwawe, aricyo ubuzima bwawe. Iyo video iri hano kuri ino channel yacu, nayo wagenda ukayireba nyuma y'iyi ngiyi. Of course dukora iyo video twari tugamije kugushishikariza kureka inzoga kubera ko twakwerekaga ibibi byazo, ariko nanone tukongera tukakubwira ngo nimba bikunaniye, of course dore ingano ntarengwa y'inzoga utagomba kugira gute, utagomba kurenza. So uyu munsi rero waraye unywa, waraye rwose ucidinga n'abajama bawe, byeri zari nyinshi, alcohol yakubanye nyinshi, uba aka kanya wikubise kuri YouTube uri kwibaza uti ni gute nahangana n'iyi hangover. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero ngiye kukwereka ibintu bike bike by'ingenzi ushobora kwifashisha kugira ngo uhangane na hangover igihe waraye urihamije. So karibu ku nkuru z'ibihe nanone. So nawe reka twihute cyane kubera ko ushobora kuba ukanze kuri ino video umutwe ukumereye nabi, isereri ikumereye nabi, n'isesemi ikumereye nabi, donc uri mu buribwe bwa danje. So duhere kuri wowe uri muri iyo situation, cyagiye uba ufite isereri, cyagiye utabasha kurya, cyagiye uba ufite isesemi, cyagiye uba ushobora kumva ushaka kuruka, udashaka ibiryo kandi ushonje, ni iki ugomba gukora? So icyambere ugomba gukora ni uko ugomba kureba agacyayi ka mukaru karimo tangawizi. Iyo tangawizi izagufasha iki? Ikintu cya mbere izagufasha ni ukugabanya isesemi. Fata icyayi ukore rwose ka mukaru, ushyiremo agatangawizi, hanyuma ushyiremo agasukari karinganiye, ubundi ugasome icyo kintu cy'isesemi, uko kuntu wumva umeze nk'umuntu ushaka kuruka, birahita bigira gute? Birahita bigenda mu kanya gatoya. Sasa rero wa mutwe uri kukurya, bwa bushuhe wumva ufite, nimba ubishoboye genda muri dushe ufate shawa y'amazi akonje, of course atari urubura ariko akonje kandi adashyushye, nyine urabyumva, amazi akonje asanzwe yariba, ukarabe. Nimba utabishoboye tusa agatambaro ugume mu buriri, and then ugende ukarambike hehe? Ku mutwe, ukande gake gake ku mutwe, nikamara gushyuha wongere ugasubize mu mazi, gutyo uwo mutwe uraza kugira gute? Uraza kugabanuka. Hanyuma rero ku bantu bakunda amapenkiller, hari ibinini byitwa ibuprofene. So nimba ubifite hafi wafataho kamwe ukakamira, and then ugategereza kugira ngo ubwo buribwe uri kumva bugabanuke. Hari ubwoko bundi bw'amapainkillers menshi cyane, ariko ibuprofene niyo iri recommended kuko ubundi bwoko bw'imiti bushobora kugira gute? Kukumerera nabi. And by the way, wibuke no gukonsulta muganga, of course wibuke ko imiti yose ushyize mu kanwa ugomba kubanza kugira gute? Kuvugana na muganga. Hanyuma rero uko umunsi wawe ugenda ukura ugomba kurya wanze ukunze. Hari abantu banywa inzoga bakajya muri hangover and then no kurya bikabananira. So iyo kurya bikunaniye and then ukaza gusubizamo inzoga, ukaza gusubizamo iki, ni ikibazo gikomeye. So ugomba kwihatira kurya.
and again ntabwo ari kurya gusa ibiryo ubonye ibyo ari byo byose. Dore urutonde rw'ibiryo bishobora kugufasha mu gihe uri muri hangover: ibirayi, ibitoki, umuceri, kokombure, avoka, amagi, ukanywa na kayogati. So of course ntabwo mvuze ngo birire icyarimwe cyangwa se ngo bitunganyirize icyarimwe, kubera ko ndabizi waraye mu kabari, waraye witoboye byarangiye. So fatamo nka 2 cyangwa 3 ushobora gutunganya, and then ukora iyo ndyo wirire gake gake, ugenda ukoramo bike bike. Of course iyo uri muri hangover hari ukuntu uba ufite ikintu kiri kukubuza kurya nubwo waba wumvise ushonje, ariko tunganya ibyo biryo ubishyire hafi yawe, ugenda ukoramo duke duke, ukoramo duke duke, ukoramo duke duke. Ibyo biryo bituma kwabsorba alcohol mu mubiri wawe bigenda neza, aho kugira ngo umubiri ukomeze gusya alcohol no kuyidistribute mu mubiri, uba ubonye ibindi bintu uri busye. Ibiryo, igifu gisya ibiryo, ayo makokombure, amazi avamo, hanyuma bigazerera mu mubiri, and then na distribution ya alcohol na bya biryo donc bikagufasha mu kugira gute, mu gufungura ya alcohol wagize gute, waraye ufata. Next time nujya mu kabari, menya ko amazi ni umuti w'iki wa hangover. Nywa amazi mbere y'uko unywa inzoga, nywa amazi mu gihe uri kunywa inzoga, nywa amazi umaze kunywa inzoga, nywa amazi ugiye kuryama. Ingano y'amazi unyweye iza kugabanyiriza wa mutwe wa hangover. Hari abantu banywa rwose amazi bari no kunywa agacupa, mu gitondo akazinduka ajya ku kazi nta kibazo afite. Ariko nakubwiza ukuri ko nukubitamo amacupa 2 ugakubitamo irya gatatu, nta gacupa k'amazi uranywa my friend. Bwira hangover yibwire ati muraho murakomeye ntitwaherukanaga, sibyo? Ibuka ko mu gihe ugiye kunywa inzoga abanza unywa amazi, mu gihe uri kunywa inzoga gura round uguremo n'amazi, mu gihe usoje wisoreza ku icupa, soreza ku gicupa kinini cy'amazi, and then nugera no mu rugo ugiye kujya kuryama kubitaho amazi menshi yagotomere, ubundi ugire gute, ubone kuryama. Then nubyuka mu gitondo, hari akamenyero cyangwa se hari imvugo ivuga ngo dawa ya moto ni moto, umuti w'umuriro ni umuriro, umuti w'inzoga ni inzoga. My friend, you will die, don't do that. Ibyo bintu ntubikore. Nuzinduka rwose uri muri hangover, irinde iyo mvugo, irinde ikintu cyose cyitwa inzoga aho mwahurira aho ariho hose, kugeza nibura urumva, do yourself a favor, ubanze uve muri hangover. Ntabwo umuti wa hangover ari iki, ari inzoga. Umuti w'inzoga si inzoga my friend. Don't do that. Ibindi bintu ukwiye kwirinda birimo televiziyo na telefone. Rwose wibyuka hahandi nta mbaraga ufite, ugiye gushyiraho televiziyo, ugiye kureba ya movie, ugiye kureba za ndirimbo, ugiye kureba iki, televiziyo buyihoreye, telefone, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp status, ibyo bintu byose bubyihoreye, ubanze uryame, uruhuke, utora akabaraga, iyo hangover ikire, and then ubone kugira gute, gusubira kuri izo social media no kuri izo telefone no kuri izo televiziyo zawe. Hanyuma kwa kundi ubyuka ukumva uri kudandabirana, nta mbaraga ufite, nta gatege ufite, my friend, wiforusa, subira mu buriri uryame, ubaze utore kamitede. Keretse niba wumva byanze, ukumva ufite ibimenyetso by'imbaraga nkeya, ukumva urashaka kuruka, ukumva ufite isereri nyinshi, ukumva ubuzima bumeze nabi birenze hangover, icyo gihe wagura telefone, ugahamagara inshuti, ukazibwira ngo muze mumfate tujye kwa muganga, ngize gute, merewe nabi. Hanyuma rero hari n'abakunda amasupplement. So nimba ukunda amasupplement, rwose wibande cyane gufata supplement zirimo vitamin B, hanyuma zikabamo na minerals za zinc. So iki kiganiro ndatekereza ari kimwe mu biganiro bigufite ubashije gukora. Ndagushimiye cyane kuba mubashije kubana natwe hano ku Nkuru z'ibihe. So kugira ngo uzabonere ikiganiro cy'ubutaha ku gihe, kanda aho ngaho kuri subscribe.
and then kugira ngo dutere inkunga kandi aho ngaho kuri like, kuko uru rubuga ruhita rufata iyi video rukayipromotinga rukayigeza ku bantu benshi, kubera ko wowe uriya nande nanjye n'abandi bose twagize gute twakanze like. Hanyuma my friend, ntiwihererane ubumenyi. Hangover ni ikibazo cyugarije abantu benshi banywa agacupa. So fata kuri no video uyipostinge kuri WhatsApp status yawe nk'uko ujya postinga izindi, uyisharinge inshuti zawe, uyishyire ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo wa muntu uri muri hangover nibura nawe kabasha kugira gute akumugeraho. Ibirenze ibyo rero, ibiganiro by'inkuru z'ibihe nakagaruka. Imana ikurinde inzara n'umurengwe kuko byombi birandagaza. Ciao ciao, bye bye, nabutaha.